Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira banjye no gutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa Rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano Sura Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Esuraho Rayon Sport Inyange isaro ry'Inyanza. Reka dusuze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Twizere ko Uwiteka akomeje kugenda abarinda kandi twizere ko imigisha y'Uwiteka ikomeza kugenda ibaba ku bitugu byanyu. Reka rero dushimire abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho bari hirya no hino, by'umwihariko uwakoze subscribe hano kuri Lost Talent Rwanda. Babwirene rwose ibyiza biri imbere. Kuri uyu munsi rero turaza kugaruka ku makuru atandukanye akomeza kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, aho turibuza kugenda turebera hamwe ibyo umunyamakuru twa Sam Karenzi n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batari kuvuga rumwe nyuma yuko uyu munyamakuru agize gutya agashinja umuzamu wita Shaolin kurya ruswa ku mukino bakinira ikipe ya Rayon Sport, akongera kandi agashinja umusifuzi ati rwose aba yaratanze ruje ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Bugesera, avuga ati rwose umukino w'ikipe ya Rayon Sport aba yarabonye ikarita y'umutuku. Turaza kandi komeza kugenda duca kuri Willy Esome Onana nawe wakomeje kugenda aca ururondogoro abakunzi umupira w'amaguru hano mu Rwanda, by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Bakaba bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu musore bita Willy Esome Onana bijyanye na celebration yakoze ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindaga ikipe ya Bugesera. Turaza komeza kugenda turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, dore ko amakuru abavuga muri ikipe yo abari menshi. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Modric, mugenzi wanjye Boysta ntabwo yabashe kuboneka. Turakwanya bidutera ishema, Imana niyo nkuru ibaragiriba. Yareka tubwire wowe ushaka kwamamaza ibikorwa byawe ko tugana hano kuri Lost Talent Rwanda tukakwamamariza ibikorwa byawe utwandikiye kuri 0788476591. Ushaka kujya kandi muri groupe nziza, groupe y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, groupe iganira kuri Rayon Sport kuva mu gitondo kugera nimugoroba, aho n'ahandi wayisanga watwandikira hano kuri Lost Talent Rwanda ukatwandikira kuri 0788476591 tukakugeza muri groupe yitwa Rayon Twifuza ifite siroga igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Iyi ngiyi akaba ari groupe ishyigikira ekipe ya Rayon Sport itanga 100 bya buri kwezi mu ekipe ya Rayon Sport, ariko uko abanyamuryango bazakomeza kugenda biyongera bakaba bafite intego yo kuvuga ko bagomba kongera umusanzu wabo. Ubwo rero ushaka kubagana wanyandikira kuri iyo nimero nakomeje kugenda mbaha ya 0788476591. Reka tugaruke turebera hamwe amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko amakuru abari menshi akomeza kugenda agarukwaho ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsinda ekipe ya Bugesera. Hari benshi batakomeje kugenda babivugaho rumwe, by'umwihariko umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyangwa se ukora radio bita Fine FM witwa Sam Karenzi. Uyu nguyu yagize byinshi atangaza byatumye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bacika ururondogoro, abandi bakomeza kugenda bamwibasira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Akayira gasangwa mu mabara abiri. Umunyamakuru Sam Karenzi ati umukinnyi bita Mbirizi Eric aba yarabonye ikarita ya kabiri y'umuhondo ari kaza kuba ruje akaza gusohoka mu kibuga. Ati hano rwose umusifuzi ntago yigeze abanira ekipe ya Bugesera. Uyu munyamakuru rero akomeza kugenda avuga ko rwose ngo habayeho kubogama k'umusifuzi, ati kuko iyo yaza kuba cyangwa se iyo ataza kubogama ati ekipe ya Rayon Sport iba yarabonye ikarita itukura bakongera bagakina batuzuye nkuko bakinnye kuri Musanze batuzuye. Bati rero anga rwose habayeho kubogama k'umusifuzi. Uyu munyamakuru kandi akomeza kugenda avuga ati ntago byumvikana igitego Shaolin yatsinzwe. Ati ngiye mfite amakuru rwose yuzuye ko uyu muzamu bita Shaolin yaba yarariye ruswa. Ati rwose ati kuko uburyo yafashemo biragaragara ko koko ashobora kuba yarariye ruswa. Nibyo uyu munyamakuru Sam Karenzi akomeza kugenda atangaza, nubwo yagize gutyo witwa Shaolin akamunyomoza akamubwira ati ibyo uvuga ntago ari byo, urabeshya rwose. Ati nk'umuntu twabanye unzi neza ntago wakaba uvuga ko ngiwe rwose nariye ruswa kubera ko uranzi kurusha abandi. Ati rero ntago wakabaye unshinja kuba nariye ruswa. Ati kandi ibimenyetso niwe ufite ubizane. Ati ngiye icyo nzi cyo ndi umwere ntago nta naho nigeze mpurira n'abo bantu bo muri Rayon Sport. Nibyakomeje kugenda bigarukaho rero umunyamakuru bita Sam Karenzi we rwose avuga ati ekipe ya Rayon Sport kuba yaratsinze Bugesera ni ibintu bififitse cyangwa se ni ibintu bitumvikana.
uyu ni umunyamakuru ukunze kuvuga ko akunda ikipe ya Rayon Sport, nubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batandukanye bakomeza kugenda bamunenga bavuga bati uyu si umufana w'ikipe ya Rayon Sport, atahubwo uyu nguyu abashaka kutwihishamo, ati kuko ntago byumvikana ko umuntu ushobora kubafana ikipe ya Rayon Sport ashobora kugenda mu mujyi nk'uwo nguwo wo kugira ngo akomeze kugenda abona ibyo abandi babona nk'ibyiza we agakomeza kugenda abibona nk'ibibi mu ikipe ya Rayon Sport. Ni bikomeza kugenda bitandukanye, bikomeza kugenda bigarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bikoma umunyamakuru Sam Karenzi bavuga ko rwose nta kiza yifuriza ikipe ya Rayon Sport, bati Sam Karenzi rwose ebana kabisa ubushaka ikipe ya Rayon Sport iteka ihora mu nduru, ubushaka ikipe ya Rayon Sport itsindwa, ati rero ubureyo bwawe ntago bwumvikana. Abenshi bakomeza kugenda bavuga kuri ibi ngibi bashingira ku nanone umunyamakuru Sam Karenzi ngo yaba yaragize gutya ubwo ikipe ya Rayon Sport gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu mugabo atumira umugabo witanye Munyakasadati, ubundi aravuga ati ikipe ya Rayon Sport niramuka itsinze ikipe ya Kiyovu Sport bizambabaza, kuko Kiyovu Sport nitsinda ikipe ya Rayon Sport Munyakasadati agomba kwegura. Uyu mugabo rero uzwi kutajya imbizi n'uyu mugabo Munyakasadati, akaba ariho benshi babonera bavuga ati rwose uyu Sam Karenzi kudakunda ikipe ya Rayon Sport, ati cyangwa se kutavuga neza ekipe ya Rayon Sport, ati nuko atari kumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Abenshi bati rwose ati nta muntu n'umwe ufana Rayon Sport ushobora kuyifuriza ibibi. Abenshi bati rero nago byumvikana uburyo umuntu nk'uyu nguyu wagize gutya agaseka umugabo wita Munyakasadati ukuntu yafashe umuryango w'ikipe ya Rayon Sport ngo akawujyana mu nkiko, bati rwose ntago byumvikana ukuntu we noneho yakwifuriza ikipe ya Rayon Sport gutsindwa. Ati ese muri bose ubwo ngubwo umureyo nindi? Nibyo bakomeza kugenda bibaza bavuga bati ko yanenze Munyakasadati amushinja ko yaba yarafashe ikipe ya Rayon Sport akandikira Perezida wa Repubulika agashinja abari abayobozi ikipe ya Rayon Sport, none we akaba ari gushinja ikipe ya Rayon Sport none gutanga ruswa kandi ngo atari ibintu afite ibimenyetso. Bati ubundi we ubureyo bwe bushingiye. Nibyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bagarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, gusa ariko nyine ubwo uko niko kuri kwa Sam Karenzi, cyangwa se niko Sam Karenzi we abona ibintu, uko ni nako abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda babona ibintu. Byumvikane ko umwuka ntago ari mwiza hagati y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umunyamakuru Sam Karenzi. Reka tuve ku munyamakuru bita Sam Karenzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport twigire ku mukinnyi cyangwa se rutayizamu w'ikipe ya Rayon Sport bita Willy Esombe Onana. Uyu akaba rutayizamu mu ikipe ya Rayon Sport umaze gutsinda ibitego 6 mu bitego bigera kuri 13 ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda. Uyu rutayizamu ibitego bigera kuri 19 ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda. Uyu rutayizamu Willy Esombe Onana akaba afitemo ibitego bigera kuri 6. Byumvikane ko ibitego 13 nibyo ibitego 13 nibyo bitatsinzwe na rutayizamu Willy Esombe Onana. Muri rusange abatsinze ibitego byose cyangwa se ibitego byose byatsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport hafi 1/2 byatsinzwe n'uyu mugabo Willy Esombe Onana. Ku munsi wo kuwa kangahe wo ku cyumweru ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Bugesera, uyu mukinnyi yagiye kujya gutya akora celebration itaraje kuvugwaho rumwe n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Akirisitu mwami na Muhamedi ubwo uyu mugabo yagira gutya agatsinda igitego amaze gusuzugura abadefenseri, uyu mugabo yaje kugira gutya atsinda celebration yereka abakunzi ba Rayon Sport ati muravuga mukavuga. Niba abenshi ariko bakakomeza kugenda bibaza ati niba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yavugaga, ati niba ari itangazamakuru, ati nta wamenya, ariko abenshi bati ashobora kuba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yavugaga muri bo, kuko harimo benshi batumva ibyo uyu musore Willy Esombe Onana yaba ngo uburyo ahusha ibitego yaba ngo ubushake akinana mu kibuga. Abenshi bakomeza kugenda bamushinja no kudatsinda abakeba, rero akabanga aribo yakomeza kugenda abwira ati kuvuga kwanyu rwose ntacyo bintwaye kuko ngewe nzakomeza mbe Willy Esombe Onana. Akaba ari byo abantu bakomeza kugenda bagarukaho bavuga bati iyi celebration y'uyu musore ntabwo yari ikwiye kuza imbere y'abafana akerekana ibintu nka biriya cyangwa se agakora geste nk'iriya. Ati ntabwo ikwiriye umukinnyi w'umuprofessionnel, ntabwo ikwiriye umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, ati ntabwo ikwiriye umuntu nka Willy Esombe Onana. Ati rwose ati nabyo nibyo gutekerezwaho. Mukubyatura kwanyu bidutera ishema.
nk'uko bikomeza kugenda bigaragara rero hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru, ni ibintu byatangiye kugenda bica ibintu. Iyi celebration ya Willy Esombe Onana idakomeza kugenda ivugwaho rumwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, bati rwose ati ahangani bari abakunzi k'ikipe ya Rayon Sport yabwiraga ati ibi ntago byari bikwiye ko umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ashaka kujya imbere y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport agakora ibintu nka biriya, ati kuko nta kwiyubaha kurimo. Abandi bati niba ari n'itangazamakuru yabwiraga ati ntago cyari cyo gihe, ati Willy Esombe Onana niba koko atangiye kujya atsinda ibitego, ati nicyo gihe cyo gukora ahubwo akemeza abatamwemera ko ari rutayizamu ushoboye, aho kugira ngo abe rutayizamu uhangana n'abafana cyangwa se abe rutayizamu uhangana n'itangazamakuru. Nibikomeza kugenda bigarukaho, gusa Willy Esombe Onana ntago bikora ko ari we mukinnyi wa mbere mwiza muri iki gihugu cy'u Rwanda, ugendeye kuri byinshi bigaragara ko arusha abandi bakinnyi, yaba tekinike yaba gutsinda ibitego. Uyu akaba ari rutayizamu mwiza uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari umukinnyi mwiza uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, abenshi badashidikanya kuvuga ko ari we mukinnyi mwiza uri muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Nubwo benshi nyine bijyanye n'uburyo akomeza kugenda yitwara, yaba imyitwarire ye, yaba kudatsinda abakeba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abenshi bakomeza kugenda bavuga ati rwose ntago ari umukinnyi mwiza, ati ariko ati nubwo atsinda ibitego, ati hari icyo atarakumvika abantu, ati hari ibyo atarakora ngo agaragaze ko ari we mukinnyi mwiza hano mu Rwanda. Gusa ariko abafite ijisho rireba kure babona ko uyu ngo ari we mukinnyi uzi umupira muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara ku munsi w'ejo ubwo yakoraga iyo geste, bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga ati rwose Willy Esombe Onana uri umukinnyi mwiza, atariko ushobora kuzivangira bijyanye na discipline yawe. Bati rero abantu bari hafi ya Willy Esombe Onana bakwiye kumwegera bakamuganiriza, bakamubwira ikipe akinira, bakamubwira iyo ariyo, bakamubwira ko ari ikipe rwose yatunze abakinnyi benshi uyu Willy Esombe Onana ataragera ku rwego rwabo. Ukundare yabakeye ku mubiri. Nkuko nyine bikomeza kugenda bitangazwa na benshi harimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda baganira na Lost Talent Rwanda bishimira igitego cy'uyu musore Willy Esombe Onana, bati rwose ni rutayizamu mwiza, ati ni rutayizamu udutsindira ibitego aho bikenewe, ni rutayizamu uduhesha amanota aho bigaragara ko tugiye kuyatakaza. Bati ariko nanone kabisa ati akwiye kwegerwa, niba ari abaganga b'ikipe bazamwegera, ati niba ari umutoza Ningo Francis Christian uzamwegera, ati amuganiriza, ati kuko Willy Esombe Onana azi umupira, afite impano yo gukina umupira, atariko kandi ikirebana n'imyitwarire ye ati nawe ishobora kuba itari myiza, nubwo abenshi bavuga ko nyine imyitwarire afite itari mibi cyane nk'iy'abandi bakinnyi twakomeje kugenda tubona bagiye batandukanye bakomeje kugenda bacana muri shampiyona y'u Rwanda, aho wenda ikipe yabakeneraga ntibabone. Ati birashoboka ko uyu Willy Esombe Onana ashobora kuba yaragize ikibazo cy'imvune, ntabyumve kimwe n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse mu bihe bibi yari arimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagakomeza kugenda bamukoreshaho amagambo akakaye cyane. Bati ibingibi bikaza gutuma wenda umutima ugira ukundi kuntu ihinduka. Batariko nanone ati ntago ari cyo gihe cyo kugaragaza yuko atabanye neza n'abafana. Nubwo abandi bafana bagiye batandukanye bakomeza kugenda bagaruka kuri bagenzi babo bavuga bati rwose ati hari aho bagera bakarengera kuri uyu musore Willy Esombe Onana. Bati nibyo koko hari ubwo umukinnyi bigaragara ko awusha ibitego bidahushwa, hari ubwo bigaragara ko umukinnyi atari mu bihe bye cyane cyane mu birana n'abarutayizamu mu gutsinda ibitego, atariko ntago ari cyo gihe cyo kumubreminga cyangwa se ntago ari cyo gihe cyo kumubwira amagambo atari meza. Bati rero natwe abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport dukwiye kwisuzuma tukareba niba koko umubano dufitanye n'uyu mukinnyi ari twe twabigizemo uruhare kugira ngo umubano ube mubi, cyangwa se niba ari we wawugizemo uruhare kugira ngo umubano ube mubi. Nubwo benshi nyine bakomeza kugenda bemeza ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamwe na bamwe batamubaniye mu bihe uyu rutayizamu w'ikipe ya Rayon Sport Willy Esombe Onana yari afite ibibazo by'imvune. Nawe kanyama yayi nakanyande. Yani byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa kuri ikipe ya Rayon Sport Isaro y'Inyanza ikomeje kugenda yitegura umukino ugomba kuyihuza ku munsi w'ejo, ku munsi wo kwa gatatu n'ikipe ya Gorilla. Iyi ngiyi akaba ari umugabo wita Haji rwose mudaheranwa. Abenshi bati rero ikipe ya Rayon Sport nicyo gihe cyo gukomeza kugira ngo ikomeze kugenda yigarurira icyubahiro, nicyo gihe cyo kugira ngo ikomeze kugenda igaragaza ko ari ikipe ishaka igikombe, ishyiramo intera hagati yayo n'andi makipe, dore ko ikipe ya PRFC ku munsi wo kwa kane igomba gucakirana n'ikipe ya ASO Kigali. Abenshi makunzi k'ikipe ya Rayon Sport ati igihe twatsinze Gorilla ati rwose aha hashobora kuzaba akantu, bishobora kuzaba byiza kurenza uko byari byiza muri weekend ishize. Reka dushimire abakunzi ba Lost Talent tubabwira ko amakuru ya Rayon Sport kuri Lost Talent TV rwose arakagaruka. Ciao ciao. Nza kujyana i Kanombe twibire mu birere.